Yesu Kristo nashimwe. Tugeze mu igice cya 20 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Uyu ni umunsi wa 64. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo Sawuli akomeza kwanga Dawidi. Nuko Dawidi arahunga ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma ngenza ngo anyice n'iki? Nawe aramusubiza ati, biragatsindwa ntuzapfa. Yewe umva nkubwire, ntacyo data akora atambwiye, ari igikomeye ari icyoroshye. Mbese ibyo data yaba abimpishira iki? Siko biri. Dawidi ararahira ati, so azi neza ko nkugiraho ubuhake, niko kwibwira ati, reka Yonatani atabimenya akababara. Ni ukuri mba ntuma utabaho, nkurahiye Uwiteka uhoraho, hasigaye intambwe imwe ngapfa. Yonatani abwira Dawidi ati, icyo umutima wawe ushaka cyose nzakigukorera. Dawidi abwira Yonatani ati, ejo ukwezi kuzaboneka. Sinagize ikimbuza gusangira n'umwami, ariko reka nigendere nihishe mu gasozi kugeza ku munsi wa 3 nimugoroba. Maze so nambura uzahere ko uvuga uti, Dawidi yaranyinginze cyane ngo mwemerere anyaruka agere iwabo i Betelehemu, kuko hari ibirori by'ibitambo by'uko umwaka utashye byabo mu rugo rwabo bose. Navuga ati, ni byiza, nuko umugaragu wawe nzagira amahoro, ariko narakara uzamenye ko yamaramaje inama mbi. Nuko girira neza umugaragu wawe, kuko wansezeranije isezerano ry'Uwiteka. Kandi niba hari igicumuro kindiho, unyiyicire ubwawe. Ugomba kunjyanira iki kuri so? Yonatani aravuga ati, ntibikakubeho. Namenye ko data yamaramaje kukugirira nabi, sinabikubwira. Maze Dawidi abwira Yonatani ati, ariko se so nagusubizanya uburakari nzabibwirwa nande? Yonatani abwira Dawidi ati, hoshi dusohoke tujye ku gasozi. Barasohoka bajyana ku gasozi. Yonatani na Dawidi bajya inama yo kumenya imigambi ya Sawuli. Yonatani abwira Dawidi ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli niyo ntanzeho umugabo. Ejo nk'iki gihe cyangwa ejo bundi nzibarisha kuri data, ninumva kuvuga neza nzagutumaho mbikumenyeshe. Ariko data naramuka yakereye kukugirira nabi, simbikumenyeshe ngo ngusezerere wigendera amahoro, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Nuko Uwiteka abane nawe nk'uko yabanaga na data, kandi imbabazi zimeze nk'iz'Uwiteka ntuzazingirire mu gihe nzaba nkiriho cyonyine ngo ndapfa, ahubwo ntuzazikure no ku rubyaro rwanjye ibihe byose, nubwo hazaba mu gihe Uwiteka azamarira abanzi ba Dawidi bose mu isi. Nuko Yonatani asezerana isezerano n'inzu ya Dawidi ati, nuricamo Uwiteka azabihoreshe amaboko y'abanzi ba Dawidi. Yonatani yongera kurahiza Dawidi kubw'urukundo yamukundaga nk'uko yikunda ubwe. Nuko Yonatani aherako aramubwira ati, ejo ukwezi kuzaboneka, bazakubura kuko umwanya wawe uzaba urimo ubusa. Maze numara iminsi 3 uzamanuke vuba usubire aho wari wihishe bwa bundi, wigumire hafi y'igitare cya Ezeri. Maze ninza nkarasa imyambi 3 iruhande rwacyo nk'umasha intego, mpere ko ntuma umwana mubwire nti, genda utore imyambi. Nimbwira uwo mwana nti, dore imyambi iri hino yawe uyende, maze uzaze kuko bizaba ari amahoro, nta kibi kizaba kikuriho. Nkurahiye Uwiteka uhoraho. Ariko nimbwira uwo mwana nti, dore imyambi iri imbere yawe, uzigendere kuko Uwiteka azaba aguhungishije. Kandi iri jambo tuvuganye Uwiteka abe hagati yanjye nawe iteka ryose. Nuko Dawidi yihisha mu gasozi. Bukeye ukwezi kubonetse, umwami aricara ngo bamuhereze ibyo kurya. Umwami yari yicaye ku ntebe yo ku rusika nk'uko asanzwe. Yonatani arahaguruka. Abuneri yari yicaye iruhande rwa Sawuli, ariko icyicaro cya Dawidi cyarimo ubusa. Uwo munsi Sawuli ntiyagira icyo avuga, kuko yibwiye ko hari uko yabaye. Ati, ntatunganye, nta kindi nuko adatunganye.
Bukeye bwaho ukwezi kwaraye kubonetse, icyicaro cya Dawidi cyarimo ubusa. Maze Sawuli abaza umuhungu we Yonatani ati, ejo ni iki cyabujije mwene Yesayi kuza kurya n'uyu munsi nawo? Yonatani aramusubiza ati, Dawidi yansabye cyane ko mwemerera kujya i Betelehemu. Ati, reka ngende ndabigusabye, kuko iwacu bazatambira igitambo mu mudugudu, kandi mukuru wanjye yantegetse kubayo. None rero niba ungiriye imbabazi, ndeka ngende ndakwinginze njye kureba bene data. Icyo ni cyo cyamubujije kuza ku meza y'umwami. Maze Sawuli arakarira Yonatani aramubwira ati, wa mwana w'umugore w'ikitumva w'umugome we, mbese nyobewe ko watoranije mwene Yesayi kwikoza isoni no gukoza isoni ubwambure bwa nyoko? Ariko mwene Yesayi akiri mu isi ntabwo uzakomera cyangwa ubwami bwawe. Cyo muntumirire nonaha mumunzanire, ni ukuri azapfa nta kabuza. Yonatani asubiza Sawuli ati, ikiri bumwicishe ni iki? Arazira iki? Sawuli amutera icumu ngo amwice. Nicyo cyatumye Yonatani amenya ko se yamaramaje kwica Dawidi. Nuko Yonatani ahagurukana ku meza uburakari bukomeye. Uwo munsi wa kabiri w'ukwezi ntiyagira icyo afungura rwose, kuko yababajwe na Dawidi, nuko se yari amuteye igisuzuguriro. Bukeye bwaho Yonatani arasohoka ajya ku gasozi, mu gihe yasezeranye na Dawidi ari kumwe n'umwana muto. Abwira uwo mwana ati, irukanka utore imyambi ndasa. Umwana akiruka, Yonatani arasa umwambi awuhamya imbere ye. Umwana ageze aho Yonatani arashe umwambi, Yonatani ararangurura aramubwira ati, mbese umwambi nturi imbere yawe? Yonatani yongera kumubwira ati, ihute utebuke we gutinda. Nuko umugaragu wa Yonatani atora imyambi asanga shebuja. Ariko uwo mwana ntiyagira icyo amenya, keretse Yonatani na Dawidi bonyine nibo bari babizi. Maze Yonatani aha umugaragu w'intwaro ze aramubwira ati, hoshi zijyane mu mudugudu mu rugo. Nuko uwo muhungu amaze kugenda, Dawidi asesuruka aho yari mu ruhande rw'ikusi, yikubita hasi yubamye amuramya gatatu, maze barasomana bararirana, ariko Dawidi we arahogora. Yonatani abwira Dawidi ati, igendera amahoro, ubwo twarahiranije mu izina ry'Uwiteka tukavuga tuti, Uwiteka azaba hagati yawe nanjye, kandi hagati y'urubyaro rwanjye n'urwawe iteka ryose. Nuko Dawidi, icyo ni igice cya 21. Nuko Dawidi arahaguruka aragenda, Yonatani asubira mu mudugudu. Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Dawidi aherako ajya i Nobu kwa Ahimeleki umutambyi. Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi, aramubaza ati, ni iki gitumye uri wenyine nta muntu muri kumwe? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati, umwami yantegetse umurimo, arambwira ati, ntihagire umuntu umenya iby'uwo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse, kandi nasezeranije ingabo zanjye n'abasore aho tuza guhurira. Mbese nta mafunguro? Nibura umpe imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose. Umutambyi asubiza Dawidi ati, nta mutsima wa rubanda mfite, keretse umutsima wejejwe n'uruburaburizo, keretse abahungu birinze abagore. Dawidi asubiza umutambyi ati, ni ukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Twahagurutse iwacu, ibikoreshwa by'abahungu ari ibyera, nubwo ari urugendo nk'izindi, none ibikoreshwa byabo ntibirushaho kuba ibyera. Nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe, kuko hatariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka, bagasubizaho ishyushye ubwo bayikuragaho. Kandi uwo munsi hari umugabo umwe wo mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka, witwaga Dogwegi Umwedomu, umutahiza mukuru w'abashumba ba Sawuli. Maze Dawidi abaza Ahimeleki ati, mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota? Nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagahu. Umutambyi aramusubiza ati, ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciye mu kibaya cya Era, dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi. Nushaka kuyijyana uyijyane, kuko nta yindi iri hano keretse iyo.
Dawidi aravuga ati nta yihwanye nayo yime. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ajya kwa Akishi umwami w'i Gati ahungishijwe no gutinya Sawuli. Agezeyo abagaragu ba Akishi baramubaza bati uyu si we Dawidi umwami w'igihugu? Ntibamuteyeho n'imbyino bikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akishi umwami w'i Gati. Dawidi aherako yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoboba inkonda zigatembera mu bwanwa. Nuko Akishi abwira abagaragu bati yemwe ntimurebe uko uyu mugabo yasaze? Mwamunzaniriye iki? Mbese nkenywa abasazi mu kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Iki kigabo cyangerera mu rugo. Igice cya 22. Titire yaho iravuga ngo Dawidi arahunga, benshi bamusangayo. Nuko Dawidi ava yarahunga arasukira mu buvumo bwa Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo. Kandi abari mu makuba bose n'abarimo imyenda bose n'abinubaga bose bateranira aho ari, aba umutware wabo. Nuko abari kumwe nawe bari abantu nka 400. Bukeye Dawidi avayo ajya i Misipa i Mowabu, abwira umwami w'i Mowabu ati ndakwinginze ukundire data na mama bimukire ino, mubane kugeza aho nzamenyera icyo Imana integeka. Nuko abazanira umwami w'i Mowabu, baturana nawe igihe cyose Dawidi yamaze mu buvumo. Bukeye umuhanuzi Gadi abwira Dawidi ati wiguma mu buvumo, uvemo ujye mu gihugu cya Yuda. Nuko Dawidi avayo arasukira mu ishyamba rya Hereti. Sawuli yica abatambyi b'Uwiteka abahora gufasha Dawidi. Bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye n'abo bari kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati yemwe mwaba Benyamini mwe, harya mwene Yesayi uwazaha umuntu wese muri mwe imirima y'inzabibu? Kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana, bituma muhuza inama yo kungambanira. Ntihagire n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayi. Ubonye ngo habure n'umwe muri mwe umbarira ngo amenyeshe ko umuhungu wanjye yangandishirije umugaragu akancira igico nk'uko agenje none. Ariko Dowegi Umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati nabonye mwene Yesayi azi Nobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama kandi amuha ingamba, amuha n'inkota ya Goliyati Umufilisitiya. Umwami abyumvise atumiza Ahimeleki umutambyi mwene Ahitubu n'abo mu rugo rwa se bose, ari bo batambyi b'i Nobu, bose bitaba umwami. Bageze aho Sawuli aravuga ati umva mwana wa Ahitubu. Nawe ati karame nyagasani. Sawuli aramusubiza ati ni iki cyatumye mungira inama wowe na mwene Yesayi ukamuha imitsima n'inkota, ukamugishiriza Imana inama ngo ampagurukire ancire igico nk'uko agenje none? Ahimeleki asubiza umwami ati mbese ninde mu bagaragu bawe bose w'umwiringirwa nka Dawidi umukwe w'umwami, uba mu nama zawe akaba n'umunyacyubahiro mu rugo rwawe? Mbese ubu nibwo nkimugishiriza Imana inama? Ntibikambeho umwami ye gushyira urubanza ku mugaragu we cyangwa ku rugo rwa data rwose, kuko muri ibyo byose umugaragu wawe ntacyo nari nzi, haba n'agahurihuri kabyo. Umwami abwira Ahimeleki ati ni ukuri Ahimeleki ntakikubuza gupfana n'abo mu rugo rwa so bose. Umwami aherako abwira abarinzi bamukikije ati nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanye agatoki na Dawidi, kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dowegi ati hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi Umunyedomu arahindukira arabica. Umunsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota i Nobu umudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana b'incuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama, byose babimarira
ku nkota. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Ahitubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati urya munsi ubwo narebaga Dowegi Umunyedomu namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose ni jye bahowe. Gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Igice cya 23. Dawidi atabaza i Keyila. Bukeye babwira Dawidi bati uzi ko Abafilisitiya barwanye i Keyila bagasahura ingano ku mbuga zabo. Dawidi niko kugisha Uwiteka inama ati mbese njye gutera abo Bafilisitiya? Uwiteka asubiza Dawidi ati genda utere Abafilisitiya ukize ab'i Keyila. Ariko abantu ba Dawidi baramubaza bati mbese ubwo tugiriye ubwoba hano i Buyuda nitugera i Keyila kurwana n'ingabo z'Abafilisitiya bizacura iki? Nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Uwiteka aramusubiza ati haguruka umanuke ujye i Keyila kuko nzakugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi arahaguruka n'ingabo ze bajya i Keyila barwana n'Abafilisitiya, banyaga inka zabo babicamo benshi cyane. Uko niko Dawidi yakijije abaturage b'i Keyila. Kandi ubwo Abiyatari mwene Ahimeleki yahungiraga kuri Dawidi i Keyila yahunganye efodi. Sawuli yenda gufata Dawidi. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi ari i Keyila. Sawuli aravuga ati Imana yamushyize mu maboko yanjye kuko akingiraniwe imbere ubwo yinjiye mu mudugudu ukingishwa inzugi z'ibihindizo. Nuko Sawuli ahamagaza ingabo ze zose ngo batabare batera i Keyila bagota Dawidi n'abantu be. Dawidi amenya ko Sawuli amuhigira, abwira Abiyatari umutambyi ati zana hano efodi. Nuko Dawidi arasenga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli, umugaragu wawe numvise ko Sawuli yenda gutera i Keyila none kwirimbura babampura. Mbese abo bantu b'i Keyila bazamumpa? Ni koko Sawuli azamanuka nk'uko umugaragu wawe numvise? Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndakwinginze bwira umugaragu wawe. Uwiteka aramubwira ati azamanuka. Dawidi aherako arabaza ati mbese ab'i Keyila bazantanga n'abantu banjye mu maboko ya Sawuli? Uwiteka aramusubiza ati bazagutanga. Nuko Dawidi n'abantu be nka 600 barahaguruka bava i Keyila bajya aho bashoboye hose. Hanyuma babwira Sawuli ko Dawidi yacitse akava i Keyila arorera gutabara. Dawidi na Yonatani bongera gusezerana. Nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu, aguma mu gihugu cy'imisozi cyo mu butayu bw'Izifu. Sawuli akajya amugenza uko bukeye, ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Dawidi abonye ko Sawuli yazanywe no gushaka kumwica, yigumira mu ishyamba mu butayu bw'Izifu. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Aramubwira ati witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli. Njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi baherako basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Bukeye ab'i Zifu bajya kwa Sawuli i Gibeya baravuga bati mbese ntuzi ko Dawidi yihishe muri twe mu bihome byo mu ishyamba rya Hakila mu ruhande rw'ubutayu bw'Ikusi? Nuko none Nyagasani manuka nk'uko umutima wawe ubishaka, kandi nitwe tuzamushyira mu maboko y'umwami. Sawuli aravuga ati Uwiteka abahire kuko mumbabariye. Nimugende ndabinginze mwongere mumenyetse mwitegereze aho aba kandi n'uwamubonye uwo ari we, kuko bambwiye ko agira ubwenge bwinshi. Nuko murebe mwitegereze ubwigobeko bwe bwose aho yihisha, maze mungarukanire inkuru y'imvaho. Nzaherako njyane namwe, kandi niba ari mu gihugu nzamushakayo mu bihumbi byose by'Abayuda. Nuko barahaguruka bajya i Zifu batanga Sawuli kugerayo. Ariko Dawidi n'abantu be bari mu butayu bw'i Mawoni muri Araba mu ruhande rw'ubutayu rw'Ikusi. Bukeye Sawuli n'abantu be barahaguruka bajya kumushaka, ariko Dawidi baramuburira, aherako aramanuka ajya mu rutare mu butayu bw'i Mawoni yigumirayo. Sawuli abyumvise akurikira Dawidi mu butayu bw'i Mawoni.
ahageze anyura mu ibanga rimwe ry'umusozi, Dawidi n'abagaragu be nabo banyura mu rindi. Ariko Dawidi arihuta cyane ngo acike abitewe no gutinya Sawuli, kuko Sawuli n'ingabo ze bari batangatanze Dawidi n'abantu be ngo babafate. Bukeye haza impuruza kuri Sawuli iravuga iti, ngwino tebuka, Abafilisitiya baguye igihugu gitumo. Nuko Sawuli arahindukira ntiyaba agikurikiye Dawidi, aherako atera Abafilisitiya. Nicyo cyatumye aho bahahimba Serahamarekoti. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 24. Mugire umunsi mwiza.